umugore wanjye icyo namubwira nimba nakoze amakosa ubwo rero ndumva mu byambabarira yambabarira si ukwanga ni ibi byonyine ngewe ndanateganya no kuzica ikindi kintu kitari iki ngiki sibyo nta amahirwe ya nyuma nibura aramutse ari umuntu uzambabarira ikigare najyaga ngenderamo nakivamo nkafata gahunda zo kumenya urugo yarahemutse bihagije ntabwo yabaye imfura nk'umuntu w'umugabo nageze no ku rwego rwo gusabiriza ukubona babasaba iyo mbabonye baha agaciro kuko narasabye kandi ahari nsaba ndi iwabo i Nyanza nkajya gukomanga ku gipangu cy'umukire nkasaba mpetse uriya mutoya shoreye uriya banjugu Nyanza saa sita z'ijoro ntwitinda y'imvutsi mpetse inshuke hejuru yawe uri kuryoshya ku Gisenyi ubizi neza ubu izi sara umva ariyo sangiye kukubabarira ese iyo udutaye rimwe ukagenda ntanzu dutayemo wubatse ukaduta kabiri ukadutamo ntanzu wubatse gatatu ukaduta kane ukaduta ubuzi ko udutaye he Yes, aba Big Towners mumeze mutereka mbashimire nizere ko mumeze neza mbifuriza amahoro y'Imana wowe ukomeza gukurikirana ibiganiro bya Big Town TV amazina yanjye nitwa Emi Nyawe nyarukira kuri Instagram yanjye following ni Emi Nyawe 2020 ubundi gahunda zibashe kugenda neza tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye gatanu kuri gatanu ushobora kuba ngiye gukora iki kiganiro utameze neza ariko ndakwifuriza kugubwa neza Imana ikurinde mu byurimo ndetse ne mu byukora byawe bya buri munsi umwana aravuka nagamenya umuryango avukiramo ubaho ariko Imana nibizi ubuzima bwawe. True love never die. Big Town TV, true love never die. Urukundo nyarwo ntago rupfa ahubwo rurakomera. Yes, murabizi story ya Nzovu na Madam kugira ngo murabizi kuntu byatangiye nagiye kureba umugore wa Nzovu arayati Nzovu yadutanya abana ejo bundi murana Nzovu turaganira ndavuga ati Nzovu ngomba kumushaka ngomba kumwunga n'umugore we byanze bikunze na warabinyemerera arambwira ati ibi bintu nzabikora ariko kugira ngo mbone Nzovu izina ry'Imana yo mu ijuru nicyo kintu cyamvunnye kuva mu nkuru zose nakoze. Nzovu bambwiye ati Nzovu genda uramusanga Sodoma njya Sodoma ati Nzovu nawe uhari mva Sodoma barambwira ati jye mu Gashyekero Nzovu ndamubura none nagiye nshaka indaya yitwa Lise njya gushaka indaya yitwa Lise ngo ndebe ko ndimubone kwa Nzovu naho ndaheba biramvuna bimbera umutwaro ariko ndavuga ati cyo niyemeje ngomba kugikora. Nzovu ni umusitari ni icyamamare ariko namubonye Nzovu ndavuga ati reka noneho mamagare madame mubwire ko Nzovu namubonye uyu muryango nifuje ko wabaye umutwaro kuri njye ndavuga uyu muryango nakora iki kugira ngo bongere gusubirana. Nzovu afite abana bane afite n'umudamu ya narabikoze kugira ngo noneho bongere bahuze bongere bubake umuryango wabo ubundi gahunda zibashe kugenda neza murabizi mwarabibonye. Nzovu rero nguyu nagiye guhigira ku ndaya yitwa Lise ndaheba Clementine ndaheba Jacqueline ndaheba Nzovu harya nagukuye nase ngende indaya wankuye aho bita Kimisagara ku Ntaraga ku isoko ndakubwira ati ndi mu Gashyekero ati oya ngwino rero Nzovu turi kumwe nifuje ko umuryango we wongera gusubirana yongera kugira umuryango neza fresh bikagenda neza murabizi ko umugabo iyo yakosheje yica ikiru sibyo Nzovu ndabyumva n'imbabazi urazisaba urabyemera ndazisaba ubuse akajambo kambere uri bugire madamu harya ubwo muherukana ryari ntabwo ari kera cyane ne hashize nk'ibyumuro nka 2 Nzovu urabeshya mwana ntabwo mbeshya ndahira izina ry'Imana Nzovu vugisha ukuri ndahira izina ry'Imana ntabwo ari kera cyane mbese duherukana mumaze nk'icyumwe cyo kwamukoranya ikiganiro njye nahise nza kumureba nza no kumenya ko yakoze ikiganiro ntabwo byakubabaje ntabwo byambabaza gute se. Yes rero aka kanya tuvugana madamu wawe nagazi ko turi hano nagazi ko ndi hano ariko kare namuhamagaye ndambwira ati byanze bikunze turaza kukureba ariko nagazi ko twagize muri quartier muhamagare se byibura namusuhuze mbere yuko mubona nta kibazo reka muhamagare madamu Nzovu ubundi tugenda ariko by the way Nzovu yavuze ati ntago nagenda gutyo gusa agura igitoki ngiye gusaba imbabazi umugore n'abana abashyiriye umugati
reka mpamagare madamu Nzovu ubundi tuvugane. Nzovu ntabwo uzasubirayo? ngewe se ubwo se naramuka byemeye tuzasubirana. Urahira ukuri kw'Imana? Ndabizi arabyemera, ni ukuri ntabwo ari bubyange. Alo? Wari uryamye se? Alo? Alo? Karame. Ndikukubaza ati mwiriwe? Mwiriwe. Wari uryamye? Oya ntago ndyamye. Rero ubu ndi kumwe na Nzovu. Nzovu arashaka kukuvugisha, ubundi tugera aho ngaho, tuje kugusura, tuje kukureba. Nizere ko Nzovu uri bumubabarire. Ntago mbizi, Imana ihabe. Imana ihabe. Nzovu ngaho uvugisha madamu mbere yuko tugenda. we mama Sandra umeze ute? Sawa, tuje kugusuhuza njye na Emi. Sawa turaje. Kuki muvugisha nka shushu be? Wajya uba romantic umuntu uje gusaba imbabazi arosheri. Nabivuze ibyo ngibyo. Yes Nzovu, reka tugende, sibyo? Reka tugende, ariko nsaba Imana n'abantu bankurikirana uyu muryango wa Nzovu mumfashe tube hafi mu bikenewe. Burya inshuti nyanshuti ko igaragarira mu byago, ariko si ibyago, bibaho ari ibyago nse ubwo twapfushije. Bibaho, ariko Nzovu ni umuntu w'umugabo yaravuze ati saba imbabazi. Nanjye ndavuga ati ngomba kujya mu gashyekero, ngomba kujya ahantu nkuzi. Yanda yitwa Resi, si wayiretse? Narayiretse. Indi yitwa nde? Nta yindi. Niyo yonyine. Kuko amakuru mfite nuko umugore wawe yagufashe umuca inyuma. Kandi ibyo byashoboka, ariko ntabwo nzabisubira. Ntabwo uzabisubira. Imana yo mu ijuru ihabe. Yahabwe icyubahiro. Gende neza, reka tubanze ibi bintu tubisengere, sibyo? Ngaho senga ubundi tugende, cyangwa bari njye ngusengera. Nta kibazo kanjye mbisengere. Yego. Imana ishobora byose, mbanze kugushimira yuko twashoboye kubona ibi bintu, kandi mbanze nshimiye na Yahoo ko Big Town yuko tugiye kugera kandi tugere mu rugo amahoro, n'abantu dusanga ari amahoro, n'umugore ari amahoro. Amen. Kandi ibyo tuyisaba byose ndabizi irabyumvishije. Yongere guhuza n'umugore wawe, mwongere mukundane, ariko muboneze n'urubyaro. Nta kongera kubyara undi mwana. Yego. Kandi noneho ufata ihaho ryawe, iki gitoki se uragishobora? Turagifatanya. Ntabwo twaza umugati. Ariko uva ku n'ubunkanga ngo fata hariya tugende. Yes, rero urunjyanye na Nzovu tugiye kureba madamu. Ndabizi Nzovu biraza kugenda neza. Namwe muhabe, sibyo Nzovu? Nta kibazo. Ngiye kuguhoza na shusho be wari warigeze akamayibo. Ntabwo ndi mayibo, nta muntu w'umugabo uba mayibo nanone. Ujya mu gashyekero, ujya hehe? Dore n'igitoki kiratakaye, ariko ndabizi biragenda neza. Mureke tujyane. Iyo ni Big Town TV, jewe nitwa Emi. Rero kwa Nzovu turahageze, tugeze mu rugo. Ngaha Nzovu nawe arinjiye. Umugati niki. Mwiriwe? Mumeze neza? Nzovu tugeze mu rugo. Imana ihabwe icyubahiro. Uhabonye ute? Ni sawa tu. Ka madamu aze aduhe karibu, ubundi gahunda zibashe kugenda neza. Shimire ku bantu mwese. Nzovu arimo araseka. Hano ni wari uhakumbuye? Nari muhakumbuye. Wari uhakumbuye? Ni ukuri Imana ihabwe icyubahiro ko twongeye kugarukana. Umugabo n'uwemera kicikiru akanemera ibyo yakoze. Reba madamu sha. Aho yaciye najya haca urwango. Arasete. Aho yaciye ni hajya haca iki? Urwango. Wapi? Never die. True love never die.
ariko uvuga ko kantu wumva wambabariye me wimbaza byinshi uvuga ngo true love never die. oya mbabarira Mbabarira. oya Nanjye ntabivuze aho yaciye nta rwango hari ikindi mu kinyarwanda winjyana mu zindi ndimi oya, vuga. Ndabona banze muri aha ba hano umeze neza muri aho ngwino hano hanze ngwino suhuza. ngo reka urabizi ko ubushize nari nabigusezeranyije ndavuga ati Nzovu nzamuzana ubundi agusaba imbabazi umushyikiriza iryo hawe n'iry'abana. Nzovu urumva umeze ute? ni sawa tu ndishimye urishimye kongera kubona urubavu rwawe? ndishimye pe urumva ari nk'igiki kikuri ku mutima? ni ibyishimo gusa ariko ufite umugore mwiza. ibyo ni ibisanzwe asanzwe ari mwiza n'ubundi urabizi neza ko usanzwe ari mwiza. Mama ngwino n'aka kantu tukinjize rwose, ariko mbere y'uko tugenda mbabarira uhagarare hano ahangaha aha gutya. Nzovu nawe hagarara hano, mbabarira uhagarare hano. Hagarara reba madamu. Nzovu urumva ufite isoni? nta soni mfite. Fata iyi mikoro ni yawe, yifate reka nanjye mfate iyanjye ubundi tunaganire na madamu, tuganire mbere y'uko yinjiza ihaho. Iki gikapu kiba cyamvunnye mbere y'uko mwinjiza ihaho rwose. Yes Nzovu tugeze mu rugo iwawe. Uribuka ejo bundi tuguhamagara kuri telefone nari ndi kumwe na Nzovu, ndavuga ati Nzovu nabwo kumubona byari byabanjije kundushya. Urabizi ko ushize twe twavuye hano umbwira ati Nzovu yaradutaye yananye abana bane ni benshi, byagenze gutya na Nzovu nayo yarabivuze mu kiganiro bigenda gutya. Ndavuga ati burya urukundo ni urukundo, hari igihe tubabazanya mu rukundo ndetse no mu buzima busanzwe bibaho, ariko burya urukundo nyarukundo ni urwihangana kandi rukana babarira, sibyo Nzovu? Nzovu mbere yuko tuza twaganiriye. Nzovu gira ikintu ubwira umudamu wawe, iki gitoki uzanye nicyo kwicukiro, iki gitoki ntabwo aricyo cyakubaka urugo, sibyo? ahubwo nuko muri we hari icyo wishinja ukavuga ati madamu wanjye twarabyaranye reka bigende gutya. ngo noneho ugira ikintu umubwira kikuvuye ku mutima. umugore wanjye icyo namubwira, nimba nakoze amakosa narakoze, kandi umuntu akoze amakosa arababarirwa. dukora ukuntu twarera abana, twagira gute kuvuga ngo umwe abe hariya n'undi abe hano, nabyo byabamo imvune ikomeye cyane, sibyo? kuko ubwo nimba ndi umugabo nkavuga ni ubwo nimba mfite abana, ubwo nuko uko nazanishyura inzu abamo, nkishyura niyo ndimo. kandi abona muri iyi minsi kuva igwemede yahagarara, cyoko ibyo batugomba ndabashaka kuzabiduha muri iyi minsi, kuko amezi 3 baduha agiye kurangira. Iranze twanavuganye. ubwo rero ndumva mu byambabarira yambabarira. si ukwanga ngo ni ibi byonyine, ngewe ndanateganya no kuzica ikindi kiru kitari iki ngiki, sibyo? ubwo rero kuba ndi hano nkaba mubonye ndishimye, niyo mpamvu twaje kumusura, twaje no kumureba. amagambo Nzovu avuze wayumvise? nayumvise. kandi njye narakubwiye ngo nzababa hafi, nzaba ndi kumwe namwe uru rugendo rushyashya rwo kubaka umuryango. abana barahari bose? hari ahantu wamutumye. urumva umeze ute noneho mu mutima? ni ibisanzwe. kubera icyo ari ibisanzwe? ni ibisanzwe. numva nta kirenze, nta kidasanzwe gihari. Nzovu umufata gute uyu munsi? cyasembiza Imana niyireba, bya nta
ukuri ko mbasha kumva ngo nkwizere nkwenere ntabwo pe kuko inshuro yabivuze ni nyinshi zishoboka rero ndumva ukuri simbizi ntabwo mbizi Imana niyo ireba mu mutima ariko urabizi ko umuntu ashobora gukosa n'ejo bundi narabikubwiye mu kiganiro umwana w'ikirara yaragiye yaka 8 aragenda arawaya wose arawurya arawurangiza ariko kubera ibyo yari arimo bitari byiza yibuka ko kwase hari iki yibuka ko hari imitungo aho kugira ngo abe umugaragu w'ahandi banamufata nabi aravuga ati ibi ndabyanze reka mfate utwanjye ngende nsubire kwa data papa wamubonye ibyishimo biramusanga ariko si ku munsi bimeze ariko nk'umuntu usenga reka nzovu tumuha amahirwe ya nyuma ntago mbizi pe ntago mbizi yafashe igihe aratekereza njye ntago mbizi ntago ndabyumva mu mutwe wanjye njye nta gihe ntari bubivuge inshuro yabivuze ni nyinshi zishoboka nimba bivuze inshuro zirenze 1 2 3 agakomeza kuri iyi nshuro ndumva atari bwo mbasha kumva ukuri kwiwe nta hantu yigeze anyereka ko yaciye bufya yahindutse ni wa wundi wa kera nzi n'ubundi kuva na kera mu myaka 11 ishize nta birenze nigeze mbona bitari ibyo yakomeje gukora ni ikintu kimwe nyine nuko nawe urabizi nakubwiye ibishoboka n'ibidashoboka nawe rero ndumva uko kuri kwiwe ntago mbyumva ntago mbyumva tubigenze ute ku bantu badukurikiye okay nimba mvuze yuko bitazasubira sibyo nta amahirwe ya nyuma nibura sibyo ya mahirwe ya nyuma ayampe dusubirane turera abana enda simvuze ngo si uko ngo turasubirana aka kanya ko arimo kwivuga sibyo ariko turebe ko afite gahunda yuko nsubirana nawe sibyo ntabwo mvuze ngo tugiye guhita dusubirana uyu munsi aka kanya sibyo ariko turebe sibyo kuvuga ngo turasubiranye dufasha abana bacu turabareze bafite uburere bw'ababyeyi ese ngenda ndashaka kumenya sibyo kuvuga ngo abana sibyo nawe arabizi ngewe uyu mudamu wanjye ni imfubyi sibyo nabikubwira ntabwo mama we yitabye Imana ntabwo yigeze amurera arerwa na mukase bigiye ubuzima yabayemo nibwo ashaka ko n'abana babamo umwana iyo atari kumwe n'ababyeyi be akenshi arababara akigunga akagira ati ariko buri mwana iyo ari kumwe n'ababyeyi be bombi barishima sibyo ngenda ndumva rero twongeye tugasubirana tukarera abana sibyo ndumva ntacyo byaba bitwaye nta kintu byaba bitwaye nzovu uyu munsi narakubwiye ko uru rugendo utangiye rushyashya rwo guca bugufi wambwiye ko indaya yitwa Lisa wayiretse ntabwo nkiri kumwe nayo imbere ye none se uranabyemera okay unkoresha itavi ejo bundi sinanabivuze nimbona nkubone sibyo sinabivuze ko ariyo yatumye nsenya n'umugore wanjye wenda reka twinjire mu nzu tuga Alisa niwe watumye usenya urugo none ubwa nyuma se ubwo se umuntu ufite ikinyoma kimeze gutyo ubundi ubwo buciye bugufi gute none se reka ngubwire mu masandire sibyo ngiye mvuze ko bitazongera gusubira sibyo wowe umbabare ubikoye ku mutima nk'umuntu usenga cyangwa sibyo sinzi ko nanone twaza kubifata reka twicare mu nzu tureke mama Sandrine iki gitoki ni cy'abana iki gitoki ni cy'abana reka tukinjize mu nzu reka nguteruze nzovu terura hariya oh yes nzovu mukanya wavuze ngo madamu wawe ni imfubyi siko wavuze none se kuzi ko ari imfubyi kubera iki nawe wumva ugomba kumubabaza niyo mpamvu nanjye ngomba kwisura songera kumubabaza ifata mikoro neza uyiyegerezeho ati niyo mpamvu nanjye ngomba kwisubiraho sinongera kumubabaza urumva ari nk'igiki ugiye gukora kugira ngo noneho twumve ko wahindutse
ikintu ngiye gukora aramutse ari umuntu uzambabarira, ubwo ikigare najyaga ngenderamo nakivamo nkafata gahunda zo kumenya urugo. Ariko Nzovu, reba umugore wawe, uri kumureba nawe nandebe. oya sha, ni ukuri njye ndumva abantu bamfashe badufashe, umuntu wese ukurikiranye Big Town adufashe turebe ukuntu ibi bintu twabigenza. Mama Sandrine, Nzovu uramubabarira? ntabwo mbizi byaturuka kure, byava kure pe, ntabwo mbizi. Ariko wenda kugira ngo Nzovu nawe asobanukirwe, gushwana bibaho, umugore rimwe arahukana, kabiri akagenda, na gatatu bajya babaho. Ubushize warambwira ati Nzovu yaramemukiye bikabije. Wenda ni nk'igiki watubwira ati Nzovu yaramemukiye ku buryo n'abantu bumva n'impamvu mu mutima wawe ugifite igishika cyo kuvuga ngo kumubabarira biri kure? Emi yarahemutse bihagije, ntabwo yabaye imfura nk'umuntu w'umugabo. Nimba atabasha kumenya inshingano z'urugo rwe, akifuza gutunga ingo z'ahandi, urugo rwiwe rugatungwa na rubanda. Emi natunzwe n'abahisi n'abagenzi, na Nisanda atungwa n'abahisi n'abagenzi kandi akora, nawe arabizi. Nageze no ku rwego rwo gusabiriza, ukubona aba basaba iyo mbabonye baha agaciro, kuko narasabye kandi ahari nsaba ndi iwabo i Nyanza, nkajya gukomanga ku gipangu cy'umukire nkasaba mpetse uriya mutoya shoreye uriya. Ubwo buzima nabayeho mbabaye bikaze. Ubwo ndavuga mu ncamake, ibindi ntimwanabimenya, ninjye ubizi, nabo twari duturanye ni birebire. Emi ninjye umuntu watawe hanze inshuro zirenze 1, 2, 3, 4, kandi akora atari umushomeri, akoraho kugira ngo akore ajyane mu rugo, agakora ajyane iw'abandi. Nshimye ko wanitaye hanze, warivuze. Nigeze mutaranga ubushize, sinigeze nkwanika ubushize, nivugiye iby'ubuzima bwanjye, ndaguhishira nanga kukwanika. Nimba waranakirebye uzagikurikirane, ariko nshimye ko nawe ubwawe ejo naragikurikiranye witaye hanze. Nimba ubwawe utabasha kugira impuhwe nk'umubyeyi, ngo ubashe kugirira impuhwe ruriya ruhinja wantaye mfite amezi 3, ntwite inda y'amezi 3 y'uru ruhinja, ngo ubashe kugira impuhwe nk'umuntu w'umugabo, ubizi isaha urumva aribwo ngiye kukugirira impuhwe. Impuhwe utangiriye ndumva ubu none ntazifite, kuko narabawe bishoboka. Nimba mbasha gutungwa n'abahisi n'abagenzi, banjugunya hanze saa 6 z'ijoro, ntwite inda y'imvutsi, mpetse inshuke hejuru yawe, uri kuryoshya ku Gisenyi, ubizi neza. Ubu izi saha urumva ariyo saha ngiye kukubabarira? Byaba biciye mu zenzira, se byaba biturutse hehe? Nubundi tubayeho utadutunze, dutunzwe na manu y'Imana. Rero ndumva nubundi tuzabaho waba uhari, tubayeho inshuro nyinshi. Nabanye nawe birutwa naho nabayeho nk'indushyi. Nubundi nabayeho ntunzwe n'abahisi n'abagenzi, nabayeho nkora ibiyedi kugira ngo mbeho, nabayeho nsabiriza kugira ngo mbeho, natunzwe n'abaturanyi. Gusa abangiriye neza bose mbasabira umugisha. None ndumva izi saha witwaje Emi, witwaje abanyamakuru, Mama Sandrine ngo nkubabarire. Cyo ntakoze neza, imbuto ntakwereye nizihe ubasha kundega? Ndega menye ngo wandeze. Imbuto ntakwereye zibaho n'izitabaho nizihe? Emi narababaye bishoboka, ndumva ubu ngubu simbizi, ntago mbikurura mu mutwe wanjye, nta nubwo mbyumva. Hari ibintu mba ntubasha kumva mu mutwe wanjye n'umutima wanjye ngo mbyakire, kuko narakomeretse bishoboka. Ubizi isaha ndakubitira abana kuryama, n'ikindi gihe nabakubitiye kuryama. Oya, ntabwo byumvikana. Kubera ubuzima ndimo n'inzara n'iki. Ntababeshye ngo barajaje gusaba imbabazi, wazisabye ku nshuro ya mbere, uzisaba kuri kabiri, uzisaba gatatu. Iyi nshuro niyo wumva ugiye gusaba imbabazi bigakunda neza, bikaguhira, ukaba umugabo mu rugo. Umugabo utazamenya inshingano mu rugo rwe, ngo umenye ngo urishyura inzu, umenye abana be baryamyemo. Ese iyo udutaye rimwe ukagenda nta nzu dutayemo wubatse, ukaduta kabiri ukadutamo nta nzu wubatse, gatatu ukaduta, kane ukaduta, ubuzi ko udutaye hehe?
ese nimba utagire ngende rubanda reka ngende rubanda ko twabanye wambonye nkuze girira impuhwe abana wabyaye njyewe undeke nako numvishije ngo ubagiriye impuhwe nanjye naprofitiraho narabyumvishe nabyo narabibyumvishe mu byo warekarame nimba ubona unabagiriye impuhwe nabaprofitiraho bishyurira inzu bashyiremo umukozi ngewe mama Sandrine nco Oliva ndi rubanda ngende nangare mbe urundi menyereye kubaho mu birere iyandemye iranze iyo abashije kundera mfite imyaka 3-9 mama ntandi uruhinja rutazi no kwitunga nkabaho ngakura ntazi data ntazi mama ntazi murumuna ntazi mukuru ntazi mubyara ntazi namba nta namba ubu yananirwa kuntunga ukungana uko n'abari mu biraro barakura nutanabafasha bazakura reka musubize gatoya nose mama Sandrine ubuzima wabayeho ukimara kubura ababyeyi bawe abana ko bagifite nyina urifuza yuko wabafata ukabata ahantu wowe ukakomeza ukagenda ukirera kuko umaze kuba mukuru abana bawe bagakura batakuzi babayeho aze ko wabayeho nta mama ufite agahinda ufite ubwo none twatubyise karande ubuzima wabayeho n'abana bawe aribwo babaho we ako kanura gafite oya ako kanura gafite uragafite umaze kuba okay reka nanjye mvuge uyu muhungu Elisa wamuntanya afite umwaka umwe n'amezi 2 habaye iki ceceka se noneho ariko masandi ubu nta bantu bakora ubuyedi bakarana n'umwana gutya bakamurakana baho izo code zawe rero reka se nkubwiye ubwo nanjye ngushubije uzima mvuga ngusubije se nuko uvuze ngo nafata inzu ngo nkishyura inzu ngo nkashaka umukozi akabera ngo ukigendera ukagenda nta mwana ufite sibyo wowe ubwo wowe sibyo ubushaka bwa buzima bworoshye sibyo reka zimo kubwira ahubwo nge turebe nge cyo nshaka turera abana sibyo abana babeho bari kumwe na nyina bari kumwe na se ariko okay reka mbikubwire mama Sandrine ibyo wabikora ku giti cyawe sibyo kandi baravuga ngo umuntu yatababariye umuntu sibyo urabyumva ntusenga ntabyo uzi sibyo n'ubu nandi gusenga okay sawa rero sibimba nagukoreye amakosa kugira ngo nawe Imana ikobare ibintu byawe byose cyangwa igire gute sibyo kuko urimo kuvuga ibyawe byanjye simbivuga yego ushobora kuba ubetse mbikubwire hoya yari ibyo ntavujyana imbere y'itangazamakuru urumva mfite ibyo naguhemukiyeho nanjye ubwo ndebye mu mutima wanjye enda nawe hari ibyo waba warampemukiyeho ariko ngiye sinshobora kubivuga wabivuze sinjye nkunda umuntu cy'ibintu ku sibyo ruhande oya ntabwo ari uburyarya sibyo ahubwo turebe hatoya turi abana izi saho zigeze ntuzongeye kuba ngo abana ngo bajugunye cyangwa ugire urute ngo uvuge ngo ndeke mubaze ubundi mama Sandrine ajya kujugunya abana habaye iki byaciye mu zihe nzira ari iki cyabiteye kuki wigira umwere ukorosa hejuru njya kubigenza gutyo byagenze gutyo mbafata se njya kubaryamana muri ruhurura uzanezezwa nuko uzaza gutoragura amayiti z'abana muri ruhurura se none se kuki wajya muri ruhurura ntupfe noneho nje mpfuye napfa ndi ngenyine ariko se nzajya kuryamana n'abana mu ishyamba nshobora kuba nagenda nkajya no mu ishyamba kuryamayo urumva ko ari byo wifuza sibyo mama Sandrine ngende hano ndifuza yuko kuko hano Nzovu nagiye kumureba ntago ariho nagakwiye kuba murebera nagakwiye kuba mvuga ngo nje kureba Nzovu mu rugo rwe yubatse na madamu nako kuvuga ngiye Sodoma ngiye kuhamurebera ntago bikwiriye Sodoma se ngiye ntago mba Sodoma niho bambwiye namubonera ndakwinginze uyu munsi Nzovu nawe imyaka ufite ni myinshi ikintu kibabaje mwaho nuko uzi ko madamu wawe ari imfubyi icyo kintu ukizi mu mutwe wawe ukizi no ku mutima uragifite ujya kumuteretera amubwira ati sheri naragukunze mubyarana umwana wa mbere ari shushu be ari ibiki uyu munsi afite abana 4 Nzovu dukora iki kugira ngo wite ku muryango umva hemera kangusubiza sibyo nawe urabizi igwemede ikimara guhagarara sibyo urabona bahise bavanaho iki kontra barayihagarika kandi enda bashaka kuzatugenera amafaranga
enda ashobora kuba kuko ntabwo bizajya gushaka umwavoka cyangwa iki enda bashaka kuzatugena cyangwa tugakomeza tugakora nabo ubwo navuga ni amafaranga amutse abonetse njya namushakira icyo gukora sibyo nanone nta kuvuga ngo ufasha abana utunze abana umugore adafite icyo gukora sibyo ubundi ahangaha ntabwo yagakwiriye kuba ari hano i Kanombe iyi karitsiye ni iy'abakire yajya muri ya karitsiye yagira icyo gukoramo sibyo ariko Nzovu arajya muri nyine karitsiye arimo niyo afite ubushobozi mbere ko nangira mama Sandrine vuga nimero yawe ya telefone Nzovu tuba tumwihoreye sibyo Nzovu reka tuba tukwihoreye vuga nimero yawe ya telefone umuntu ufite icyo yagufasha abe yaguca kuri nimero yawe mbere na mbere ugira icyo uba wakora Imana nimfasha yo kabyara abahungu n'abakobwa tukubonera icyo gukora nukuri bitanyuze kuri we ariko abereka ngwe mama Sandrine bitanyuze kuri njyewe amafaranga nuzaba afite 2 umuntu uzakugaburira akakugaburira akabigucyurira n'abahisi bitanyuze kuri njyewe se ariko reka Emi habaho simbizi habaho kumva umutima w'umuntu usa n'uzinutswe bitewe n'igihe ugerageje uguragoje ikintu inshuro nyinshi Nzovu waramuzinutse simbizi ukuntu nabivuga bivuge ntabwo mbizi ukuntu nabivuga Mana niyisi ireba mu mutima wanjye ukora iki se nimba yanga kugira gute kumbabarira uzikorera umuntu imbuto ukagerageza nuko bitaba ngombwa ngo tubaze abantu ari nk'ibiba ngombwa mukabaza nk'abantu ni kesi nakuganirije ni kesi nazanye abantu bakuru banduta kubaka urugo barakuganiza ntiwigeze wumva nakugoragaje mu buryo bushoboka n'ubudashoboka ubizi neza ntacyo ntakoze rero basi tube tubyihoreye none mama Sandrine iki kiganiro ndagisoza avuga ngo iki simbizi Emi urebe ukuntu gisoza hamwe no gufashwa n'Imana yawe n'iyanjye urebe ukuntu gisoza ariko pe hari byarenze ubwonko bwanjye n'ubwenge n'undi wese ubikurikira nawe hari bijya birenga ubwenge bwe n'ubwonko bwe n'imitekerereze ye nanjye hari byarenze ubwenge bwanjye ntanafitiye umwanzuro n'igisubizo rero n'abanyihoreye iyo ndi jyenyine byagenda njye nakwisubiraho sibyo ibyo nabivuze no mu kiganiro nkoresheje sibyo ndanapfukama sibyo ndanapfukama bivuga ngo inkuru irashaje ariko sibyo Nzovu mama Sandrine Nzovu aramutse abonye akazi amafaranga bakamuhaye bakayagucishaho umushahara bakawunyuzaho mu kimbo cy'uko yawufata mirere se ntacyo kuko nibyo korera abana Nzovu wabyemera ntabana nawe se cyangwa tubana ako kubana nta nubwo ari itegeko wari ubize nabyo oya nanone reka mbwe kuvuga ngo muhaye umushahara wanjye wose tutabana ngo nuko afite abana nabyo ntabwo byakunda ubwo se njye naba mbahonye bibaye ngombwa ko ntakubabarira nkaguma njyenyine n'abana umwanzuro wawe ni uwuhe gufasha abana bawe njye iki gihe byagenda abana zambamenya icyo kurya kuko narababyaye sibyo urabyumva madamu nawe ubwo ngubwo akamenya inzu amafaranga y'inzu ntayabonye shimye nk'ubu nicaye maze amezi 4 nicaye ntakora ntayabonye amezi abaye 3 ntayabonye ubu tuvugana ndi no muri piyafi umugabo ntangara hari n'abahise n'abagenzi bababaza ubu tuvugana nona ndi no muri piyafi ibyo avuga nibyo nguyu mwene mubaze n'abari gusenga ntabwo babeshye bo barahari barabizi n'abaturanyi banjye n'abaho hose barabizi niwe bari gusengera kugira ngo uve muri piyafi nanjye ubwanjye mba nasenze Imana irumva ko ngewe kujugunywa hanze ni ibintu namenyereye y'amafaranga ngahe kwezi ni 15 ubwo bibaye 45 uri muri piyafi ubu tuvugana ndi muri piyafi n'ubu wabona bansohoye bakana hanze umuntu w'umusitari nyine nawe ujye wigaya ku muntu w'umusitari reka nkubwire mu Sandrine nawe ugira Emi reka mbikubwire uyu mudamu muvugana njye tuvuga kuri telefone yajya kumbwira akambwira ijambo ryatuma ntabwo umuntu yakubwira ngo sinzi ijambo
ngo hariya ngo ngewe ngo nimba niyobora nawe ukiyobora. ya Sibyo? nabisubiramo ndi mu rugo Nese ubundi, ndibana n'abana banjye Eme, uzisa okay. ndiyobora Umuntu mbisubiremo umva Eme, nta mpamvu yo kuzunera hano uretse kuzuza gutera ceceka. urwana. Umuntu yakubwira ngo ariyobora nawe ukiyobora. Ubwo nuko ko mu kwiyobora ashobora kuba wenda afite undi mugabo wamwishyurira inzenda. Yeah. Iyo umuntu akubwira ngo niyo kucyumbwira ngo uriyobora se. iyandemye n'iyindi none uvugisha ukuri uretse uba mu rugo ubi wawe Ngewe ahangaha tumusanze ngewe ntabwo mba ahangaha. none se iyo yaryamye urabimenya ngo yaryamye Ntabwo ngomba kubimenya. Hari n'igihe Iyo abana bariye se umva, urabimenya ngo hari n'igihe muhamagara kuri Ntumbaze. telefone akanga no kuyifata. buretse nyine Nzovu ntubeshye nta telefone ugira Sinshobora gutera telefone sinumeze sinzi. ya ariko nta niyo mfite Uretse. si uri kwitabwa n'uriya telefone si wasanze ufite agatelefone ubushize narashonje ndakagurisha nakagurishije ku Murindi habaye isoko ry'amatelefone njye nafashe igihe cyo kujya kukagurisha ngaburira abana banjye rero simukadi kugira ntava kuri rezo nubwo umuntu ayihamagara mukayibona ifitwe n'umuturanyi ni wowe ujya ni nawe ukwitaba Uriya ajya mukobwa. kukuma mwabanje kuvugana kuko nawe yambereye imfura iyo biba ngombwa mba naranayibitse ntimunambone iri muri telefone ye ushobora no kumuhamagara nk'ubushize amuhamagara Kimironko araza arambwira ngo mwavuganye bivuga ngo ntituba turi kumwe cyakora araza akambwira ngo runaka yaguhamagaye N'ubushize ngo biba ari n'ubutabazi bwihuse ako kanya sinanabubona Sandrine. kuko telefone ntayo mfite Nzovu na mbere ugifite wari uri kuvuga ngo yarakubwiye ngo ni wowe ariyobora nibyo kuko ariyobora kubera ko ntago afite umuntu wagakwiye kumbwira ngo mama Sandrine kora kino tubigenze gutya tucyumvikaneho siko bimeze sinanagakwiye kuza kureba Nzovu ngo nciye kuri madamu wawe byashoboka ko ari we nyuraho ariko wowe ntufatika none Nzovu madamu wawe kumva ibyo bintu byose arimo abigenze gute kugira ngo utuze abigenza ate none uyu munsi ugira ikintu umusaba umubwire ngo bigenze gutya akora iki ubwo niwe nsaba uretse gato mbanze numva ikintu agusaba neza ko njye ibyo nagerageje kumubwira harimo kubyanga sibyo. mama Sandrine uramusaba iki none urugo none ndaruca gute shasembeze ko ndi burutse arigenze none wowe uramusaba ute nicyo usaba musabe Nzovu ndetse gute buriya genda musaba kumenya inshingano z'abana be ubundi ngewe ndeke namenye inshingano z'abana be amenye ngo bariye ntibariye Nzovu ibintu byo aragira ati. gutungwa n'abaturanyi no Nzovu aragira ati sibyo ningaburira abana mama Sandrine azabaprofitira ya nabyo narabyumvise yarabirekaramye ikiganiro nagiteze amatwi umuntu urekarama akarekama n'ibyo kurya kuki atitaye usinda bafurira mbamenyera buri kimwe cyose icyo ntanakirebye iyo mbwiye ngo urigenga mujya mwumva ikinyarwanda urigenga nanjye ndigenga sibyo urabyumva ubu ni uko wakora ibyo ushaka wajya mu bagabo sibyo ko abagabo oya turi ku itangazamakuru bivuge imbona nkubone umugabo wamfatanye uwo wanyumvanye ni uwuhe oya vuga turi ku itangazamakuru ubu turi gutanga abagabo bivuge nge ntabwo nishyira hejuru bivuge ariko nimba nta hantu wamfatiye nge nkagufata inshuro zirenze imwe kabiri nkagufata inshuro zishoboka so waramufashe rayivu mu nzu banaryamye ukuza umuntu yavutse rayivu hasi hejuru nabivuge nahakane imbere y'itangazamakuru neza ko ari inshuro ya mbere ya kabiri niyi urugero ruhe nimba narabasaga gusonza nkasonza umaze iminsi 3 ujyana ku ndaya duturanye umuntu udatinya no kuva muri umuntu waryaga neza n'inda atari wowe umuntu waryaga amafiriti Sandrine afite nk'imyaka nk'ingahe tubi wacu umuntu udatinya umuntu utazatinya uribuka ngusanga mu kabari nje gusaba ibyo kujya tumaze kabiri tutarya ukantera ivide iyo rimfata ryari kugenda bite nje gusaba ibyo dushonje mfite ikibazo kandi wicaje ameza wicaje abagore batandatu kubanywesha icyo gihe nari mvuye ahantu umuntu avuga ko ndi mu kabari ari nijoro ansanga mu kabari arampagurutsa ngo tugomba kugenda sibyo ese ubundi umuntu w'umugore nijoro uza guhagurutsa umugabo mu kabari gute wategereje nimba ari butahe utinyera yo mu ijoro nawe ufite amafaranga nijoro
ibya kumanywa niyo mpamvu amanyanga yawe yandenze reka nkubwire ibya kumanywa ni igihe umutipe azana na Jeanne Rudiha sibyo bakagutega ugahita uza mu kabari sibyo Nzovu Basigaye twebwe tubyihorere, kubitubwira ibyo ni ibyawe. bibamarire ibyo ni abasosiyete ibyawe ntusenga ndasenga pe n'ubu nari ndi gusenga hari Imana yanjye ibyo ubeshye rero bakunzi ba Big Imana Town nimba TV. mbeshye Imana imbabarire ariko ntukigire Yes. uwera ibyo by'abarokore mukora ibyaha ngo Imana imbabarire ese kuki mutareka icyo cyane imba ugikoze ukongera ukagikora Imana imbabarire ariko ko nabyo ari bibi ngo urusaba Imana imbabazi ngo Imana imbabarire Paperisa avugisha ukuri niki ntakoze ngiye mu Sandrine niki ntakoze tuvugane vuga ngo iki ntacyo wakoze tumenye ngo nigeze nguteraho induru nk'abandi bagore nigeze nkutera hejuru nk'abandi bagore ko nabagusangagamo nkatuza wigeze ubona nkwandarika nagusangaga mu bagore nshoreje no kukwaka icyo kurya mbizi ko umuntu ari kumwe ari nawe uri kubahahira ubagura buri kimwe cyose ntunabime nkanataha n'umutima mwiza nkataha nkaryama nkiyorosa kandi ubwo nuko ko ceceka ubwo nuko ko mu myaka 11 kugeza ubu ngubu ishize mumaranye ingahe 11 mubanye ingahe mu nzu imwe yewe imanza ni ingahe se ubanza ingahe nayivuge ni ingahe nyine bivuga ngo ngiye nka Nzovu madamu wanjye twabanye no myaka mu nzu ahubwo reka nkubwire ni myinshi pe ntago nabitona hamenya kwitondekanya ubona uko muri iyo myaka etse tubari mu myaka 11 nda tubare ko iyo tutabanye nda tuvanemo nk'itatu da itatu ubu hashize ingahe banange mutabonana ubu hashize ingahe hashize imyaka ingahe mama ntuza iyo twabanye hara imaso ntitwabanye nasa tuvuye imaso hashize igihe kinga giti urabeshya pe imaso mama Sandrine ubu Nzovu yaherukaga hano ryari shaciyemo iminsi kabisa aheruka hano aje kurwana nyuma yose nagarutse waragarutse uheruka hano uje kurwana uheruka hano uje kurwana reka ubu nicare hano hagati y'umugabo nta n'isoni ugira ariko burya mu ngayi vugisha ukuri wetse mama Sandrine mperuka hano uje kurwana uheruka hano uje kurwana nyuma yose nagarutse wagarutse ryari Imana ikobaye no kuri kw'Imana okay buretse wetse nyuma ntago nagarutse mbizi kuri busozi Nzovu buretse mwerekerere sibyo njyewe uyu munsi mfite tashi yo kunga aba bana ariko byananiye ndananiwe amaboko ndayamanitse ariko sindi buyamanike tu sindi buyamanike mama Sandrine utavuga ngo ikino ntago mbizemi oya nambwire oya reka nkwereke navuga iti kugira nsubire nawe nguciye amande aya naya ngende nyashake ameza atese ubwo ni wowe uyashaka banza wishyure 45 by'inonzi ngishyure nayo azaza kuntera hejuru avuga ngo nayishyuye ishyura 45 bari kumusaba by'iyinzu nese nyafite akakanya hari akazi mfite akakanya so bakunze ba Big Town TV reka ndeke nabuze nuko nyine nuko bimeze umuntu wifuza kwishyura iyi nzu n'ibihumbi 45 ushobora kuvuga ati ndamwishyura amezi 3 Nzovu yarananiye Nzovu byanze ntimukabwire namwe oya ntibakavuga ukuri ngo itangazamakuru aho mushaka kujya gushaka views ntibakavuga ukuri ngo hakane oya wananiranye mu masi no mu mudiho hari ibihumbi 45 bikenewe byo kwishyurira no mu mama Nzovu nubwo ntago byemeye kwerekana abana batonya mu mashusho ariko ngabaranda bareba ni abana batonya ni bakuru harimo uwa mbere afite imyaka ingahe Nzovu afite imyaka ingahe ni umukobwa ntawe uhari uwa kabiri afite 7 uwa gatatu afite 4 uwa kane 2 n'igice abana bari kuguseka mwiseka abana mwimuseka papa abivuze uko abishoboye yes rero Nzovu byananiye ni ukuri mama Sandrine nawe mu mutima reka wenda tuguha umwanya ubitekerezeho nkuko na Nzovu twaganiriye akabitekerezaho n'abafite icyo bakora bagikore nimero yawe ni kangahe 07 8
amazero 2 gatatu n'ebyiri 823 gatatu n'ebyiri ni wowe baruyeho. Uyu mumama nagakoresha WhatsApp. Uriya mukobwa wese bye burakoresha WhatsApp. yego Wakoresha WhatsApp. Yagufasha iyo nimero yawe akayishyira muri telefone ya WhatsApp. Sibyo sister? Wadufasha ku buryo umuntu ukeneye kumufasha yanakwandikira mukajya mucata ukamubwira ko ibintu bimeze. None ushobora kumbwira ati Emi ngibi 45,000 bishyirura mu mama. Ushobora guca kuri Instagram yanjye. Instagram yanjye nitwa Eminyawe 2020. Eminyawe 2020. Ukavuga ati akira no mafaranga yashyire uyu mu mama ubundi umufashe cyangwa se wishyura inzu cyangwa se ukandikira iyo nimero umukobwa muzavugana byose ndabizi ndeka tumwizere. Tumwizere nta kibazo cy'umuvandimwe no muvandimwe wawe ubundi agufasha cyangwa se ufite ubundi butumwa Kebro wanyibutse nimero ni 078 82 22 92 15. Iyo nayo ni nimero y'akazi ya Big Town. Ushobora nayo kuyicaho ni nimero 2. Ngiye nago nimero yanjye nyibaha nago nyibaha ahubwo bikeneye uce kuri Instagram yanjye ubundi gahunda zibashe kugenda neza. Nzovu tubyanzurute tubyogoshe gute cyangwa tubisokoze gute? Ubwo nimba mama w'abana yanze sivyo ntabwo namushyiramo akagozi ngo gutya na gutya ubwo ibyo yafashe n'ibyo ngibyo sivyo. Nagerageje kumusaba imbabazi anshinja uburaya sivyo kandi uri indaya. Oya indaya ni inda y'umuntu ntabwo ngiyewe ndi indaya. Ese zubyemera ntabwo ni si wabiretse. Oya nkubwiye ko avuga ko njya mu buraya. None se sindi indaya. icyo se cyo nkureze indaya n'uburenganzira bwawe nkurega kutamenya inshingano z'urugo rwawe nka nyir'urugo. Ariko inshingano sivyo mbere yuko bahagarika ibinuza naguhaye amafaranga kuko ibyiciro bingahe mbe ariko nanga kutajya wemera sivyo ibyo byose bibaye. Iyo ubeshya ukabeshya n'imbere y'itangazamakuru undi nta n'ikimwaro bigutera kihese. None ko n'amafaranga uri kubeshya n'abagukurikiranye. Ariko mama Sande Imana kwa nta mafaranga nigeze nguha. Ubufasha uduha n'ubuhe? Ubufasha uduha n'ubuhe? Oya nta mafaranga nigeze nguha. Mama Sandrine mwaburana bugacya tubigenze gute wowe tudufata uhe mwanzuro? Ntago mbizi Emi ni wowe bushaka umwanzuro wawe rwose. Ntago mbizi. Iyo umuntu agiye gusaba umugeni bwa mbere bakamwanga bakanga kuguha uwo mugeni urongera ugasubirayo bamwemera bakaguca inkwano ukazitanga. Uyu munsi tuje gusaba Mama Sandrine inshuro ya kabiri. Iya mbere yaremeye ageraho byose birapfa avuga ati nditoroye na n'uyu nuko byagenze ariko mumfashe turebe uko bikora. Ese Nzovu ababarirwe cyangwa Mama Sandrine amwihorere? Cyo ni ikibazo mbabajije. Komenti zanyu ndazikeneye. Mama Sandrine Imana iragufasha ntiwaruziko niba ingibi biri buboneke sibyo ntabwo warubizi na amasengesho n'ubundi gikomeje gusenga komeza uhatana usengere Nzovu aba boss muhakaza Nzovu. Oya ikibazo ntago ari akazi. Mukamuhe ako mubaze ati se Nzovu uri kubereza inshingano kuko bura n'ubundi boss wanjye amaye akazi umuryango wanjye ubayeho nabi n'ubundi never nta kigenda. Umuryango niwo wa mbere kandi na Nzovu n'umuntu mukuru na Mama Sandrine n'umuntu mukuru. Sino Nzovu none nzongera kukubona sinzi ushaka uzambona ngiye kushaka telefone ariko ngiye kuzanjya mu ntara nushaka mbese uzambona nzakubona. Yes rero Imana ibaho umugisha Mama Sando. Tukwinjira muri iki gipango tuhagaze ku muhanda uyu mugabo yadusengera avuga ati Imana nimbabarire bicemo. We abasengeze Nzovu noneho abakunzi ba Big Town TV tutwara ikimbwira ati tuguma mutwara iki rwose reka nkubwire Emi kubeshya ni kubi. Ndakijijwe ndasenga nemera Imana yanjye ndanababarira nababarira inshuro nyinshi zishoboka ariko ubu none tuvugana ubimbere byiza nabaho ngenyine n'abana banjye nkamenya ngo ndiho ndariye sindiye ndi kumwe n'abana banjye bitabaye iby'ibindi oya byaba birorereye. nuko mvuye mu kiganiro
Nzovu hari uko ntakoze? niyo wakoze Hari ikintu ntakoze? wagerageje rwose nubwo byanze. Tubigenze ute none? Tubigenze gute? ubwo nibyo nyine, ubwo nibyo ntabwo tumushyiramo ibitamurimo, kuko uyu mugore wanjye akenshi agira n'abantu baba bari, nubwo nabo ngo baba basengana, bwa basengana harimo n'abamushuka. abagera gutya na gutya, hari ukuntu ajya guta abana, hari n'abamugiriye inama, sibyo? N'abana ajya kubata iwacu, hari umudamu wamushutse nawe waha iwacu, aramubwira cyane abana bari iwabo wa Nzovu, sibyo? icyo kintu aragikunda, sibyo? Undi usaba imbabazi ntureba ku makosa y'umuntu yagukoreye. Njye nasabye imbabazi, n'usubira mbigeze ute? Nazisabye nimba byanze nese Yes, Imana ibaha umugisha. Nta butumwa wari ufite wagombaga kumuha? inde Wowe. mbuho umugore wanjye se? Sawa, ubutumwa namuha cyo nakongera kumusaba, nkuko yabaye hari imfubyi, akabaho nta mama we afite, ntazongere gutera abana agahinda abajugunya, sibyo? Kuko umwana iyo umujugunye, sibyo, agakura n'undi akwata atagukunda, nkuko avuze ko ari ubwo ntabarere, nanjye ubwo icyo nzaza mbona murusha nzaza nkimuha, ariko ntazongere kuvuga ngo afashe abana bakingiranye mu nzu, arirukansa aragiye ngo abaye umusiribateri, nk'uko yabivuze ngo yagenda akaba umusiribateri ngo yarakuze. warivuze byihorere, sibyo? ntuzongere kuvuga ngo utaye abana, sibyo? ariko ubundi baba batahabaye iki? Kuki utanatekereza mu mutwe wawe? none se tubigenze gute ko wamaze ubu ngubu kugeza ubu ngubu? ngo baramubwira se bambwira uruhare. ubu umwanzuro ndi gufata arunyicaye iruhande uri kunyongorera. Ibyo ni uburenganzira bwawe. Rero ubona ko ufite umudamu mwiza. bindi uca ku ruhande uvuga ngo ni mwiza, ariko ubwo afite abandi agiye kuzabera mwiza, neza ko ngiye yanze ko dusubirana. bande reka wowe n'uburyo none uri no gusaba n'imbabazi Nzovu. ariko ubundi abadukurikiye mubona uyu muntu aruca bugufi cyangwa n'ubundi nibirere nta guca bugufi mu mutima wawe. No gusabye imbabazi wakira gute? Nasabye imbabazi iyo njya gutanga ikiganiro cyabanjije iki ngiki, mvuga ko ntabwo iyo mbishaka ntabwo ubwo nari no kugikora, sibyo? Ni uburenganzira bwanjye, sibyo? Wanditse muri comment aravuga ngo Nzovu mubabarire muha amahirwe yanyu. Umugani wa yandirimbe ivuga ngo mama hirwe ya nyine woko bivuga abayumva byoroshye, ariko bitewe n'ingewe nanjye ubwanjye n'ubuzima nabayemo n'ubundimo n'igikomere kimbamo. Gutanga imbabazi biragoye, nazitanze 1 2 3 ntago iyo mikino numva ariyo nzahoramo. Kumubabarira, uzi kubabarira umuntu ukamubabarira akaza akakwereka ko icyumweru kimwe yahindutse icya kabiri agahita yongera akaba wa wundi. Gusa ubwo iyo mikino niyo nzahoramo. Ibyiza nuko nabaho njyenyine, n'uwamfasha akamfasha ndi njyenyine, nkabaho njyenyine n'abana banjye, nta muntu ntera stress, nta n'umuntu ntera hinduru. Ninjye wanditse amateka mabi, aho nabaye hose nta mateka mazima ngira kubera wowe. Rero reka mbeho njyenyine, wibereho wenyine, njye sinzagustress urabizi. Sinyangutesha umutwe. Nanjye nzabaho ku Imana ibishaka. Yes, murakoze. Imana ibaho umugisha. Amazina yanjye nitwa Emmy. Iyo ni Big Town TV. Ndagerageza ngiye kujya mu butayu, Nzovu ndamujyana mu butayu turebe yuko yahinduka. Madame ati sinkubabarire. Nzovu ati kandi narabikubwiye n'ukuri. Mana yo mwijuru, iri sengesho ryanjye ryumve, hindura Nzovu, uhindura Nzovu, hindura Nzovu, n'umudamu wa Nzovu umusange ukagusenga, ukore icyo gushaka kwawe gushaka. Nibibi bya ibye, nibibi bya Nzovu. Na Nzovu nawe ni umuntu mukuru, yanagaruka nge nahari tutafite nizi mikoro bitagenze gutye, akaza agasaba imbabazi ataje kurwana. Nzovu Imana ikurinde, na madamu wa Imana imurinde. Shimire tekinike yose ya Big Town ifasha. Shimire ku muntu wese ugiye kufasha umudamu wa Nzovu. Si Nzovu, ni madamu wa Nzovu. Nta bufasha nshaka. Nta bufasha nshaka. Bafashe ubukeneye nyine uyu mugore. Imana ibaha umugisha.